Nkora indi statement imwe cyangwa ebyiri ushaka kuba kuzana indangagaciro za gikristo aho ukora. Hari ibintu nibura bibiri cyangwa bitatu ugomba gutekerezaho cyane. Icyambere no kubanza gutekereza ubukristo hanze y'itorero. Buri ikosa rikomeye cyane twakoze mu itorero no kugarukiriza ubukristo muri iyi nzu yitwa urusengero. Umukristo akabazi yuko ubwo aririmba muri korali, akaba atanga icyacumi, akaba agaragara mu materaniro, ubwo rwose Imana iramunezerewe cyane. Ariko ndagira ngo no mugoroba twagure imibonere, kandi aza kugenda mbereka texte zo muri Bibiliya zibafasha kubyumva, kuko buriya Bibiliya ni texte itugarura mu kintu cyitwa kingdom values, kingdom principles, amahame y'ubwami bw'Imana. Buriya rero iyo utangiye kwinjira mu mahame y'ubwami bw'Imana, ubwami bw'Imana busohoka mu rusengero bukinjira muri detayi zose z'ubuzima. Iryo ni ryo kosa rya mbere twakoze, nuko uburokore twabufungiye mu rusengero. N'umwuka muzarebe iyo umuntu akubwiye ngo ni umunyamwuka, muhita mwumva iki? Muhita mwumva umuntu utigita, uvuga mu ndimi, uhanura. Siyo concept y'umunyamwuka dufite. Ariko nimureba muri Bibiliya concept y'umunyamwuka itandukanye n'iyo ngiyo. Ndaza kubibereka kugira ngo noneho mutangire kumva mismatch, gap iri hagati y'iby'Imana itegereje n'ibyo twebwe dukora. Kandi umugisha mfite nuko mbivuga nshaje, sibyo? Muri 1994 genocide irangiye, twabaga mu nkambi y'Ibyumba, naho twari twarahungiye cyangwa bari baraduhungishije. Noneho umuntu w'inshuti yanjye aramubwira ati rero ubu ngubu kabisa igihugu kirarese, ubu abantu dufite amadiplome duhagaze neza, life is ubuzima buri imbere yacu. Kuko icyo gihe bari baduhamagaye twese baratubwira ati muzaze tujye muri débat politique, dutoranyemo abantu bazajya mu mirimo itandukanye, kuko igihugu cyari gikeneye amaboko. Ariko jewe Yesu akaba yarayambwiye ati rero wowe ntuzajye muri débat, kuko n'ubundi nunajyayo nta kazi ugomba kujyamo, kandi uzakomeza ukore ibyo naguhaye gukora, ufite umuhamagaro. Umugabo araza arampendahenda, yari inshuti yanjye, twari twariganye muri university, dusangira byinshi bibabaje. Arambwira ati rwose ubu kuko Yesu aremeye araguhombeje. Ndabona ntibyihorere, nidusaza bagiye kuduhamba tuzasubiza amaso inyuma turebe niba narahombye cyangwa ntarahombye. Kubera iki? Kubera ko hari igihe iyo dukurikiranye ubuzima wibwira ngo inyungu y'imibereho iba mu mikorere y'isi, ariko iyo ufite kingdom mindset umenya ngo twese uko turi hano turi muri assignment. Hari aho umwami yatudeployinze, nkuko ubona igihugu kideployinga abantu bamwe kikabohereza muri ambasade, abandi kikabohereza hano mu gipolisi, abandi kikabohereza mu gisirikare, abandi kikabohereza muri intelligence, abandi kikabohereza muri za ministeri, kandi bose barize hamwe. Na Yesu nawe aratudeployinga twese. Iyo utangiye gutekereza kingdom mindset umenya ngo aho nkora am on deployment. We are kingdom agents. Umunsi uzatangira kwiyumva nka kingdom agent, buriya muri ministeri se, reka we nibande ku gisirikare. Abasirikare baba recruited, bamwe bakajya muri Minadef, abandi bakajya muri Nyungwe, sibyo? Kandi bombi ari abajenero. Ntabwo nduvuye wohereje muri Nyungwe cyangwa bohereje Nasho cyangwa wohereje Gako cyangwa Gabiro, nubwo ubuzima butandukanye mu gukomera kwabo. Wibereye hano kuri Minadef atwara imodoka gatahiwe, ariko wagiye kuyobora wenda uba mu ishyamba rya Nyungwe, kuko tugiramo abasirikare, ntabwo babayeho nk'ubu. Ariko bose bari hehe? Bari muri deployment.
rero umunsi tuzicara buri muntu akiyumva umunsi uzambara uniform ya Yesu, uzacuruza butike wumva uri muri deployment, sibyo? Uzakora mu bitaro wumva uri muri deployment, uzakora mu bwarimu wumva uri deployment, uri muri deployment, uzaza mu gipastori nkuko ngewe ndi mu gipastori wumva uri muri deployment, ntabwo uzitotomba, sibyo? Kubera iki? Point ya mbere ugomba guheraho no kubanza kumenya our identity in Christ. Identity yanjye muri Yesu, ndi umwana w'Imana, siko bimeze? Rero ubwo ndi umwana w'Imana, ibindi byose naho bitangirira, kuko buriya murebe muri Bibiliya zanyu nari nabubwiye ngo ndabanza bahe principe eshatu. Principe ya mbere niyo principe ya kingdom of God, mbere na mbere Imana. Ukamenya ngo muri kingdom twese turi on deployment, icyo waba ukora cyose you are on deployment. Aha byose bihita bihinduka, kandi aza kubiberekesha texte zo muri Bibiliya ya introduction. Number 2, hirya y'iyo kingdom mindset, kingdom principles, no kubanza kumenya ngo kingdom principles zifite branching, zifite uko zigenda zifata mu bintu byose, kuko ubundi ikibazo dufitemo nuko uburokore twabushikize mu rusengero, ariko kingdom principles zijya hanze. Icya kabiri, buri bwami bwose bugira umwami. Ikintu kizagufasha gukora akazi neza turaza kubibona, nuko muri kingdom principles tugomba kwemera ko dufite n'umwami, sibyo? Hanyuma icya gatatu tukabigira na values, kuko icyo bamaye kwigisha instilling godly values, indangagaciro ziva ku Mana. Uyu mwami udutegeka hari indangagaciro yashyizeho tugomba kugenderamo. Kingdom values rero ikintu buriya gishimishije, ntabwo ndi bubabwira amagambo menshi, kuko ndashaka ko tugira umwanya munini w'ibibazo kuruta uko ngira umwanya munini wa teori. Buriya abantu bize imibare bose murabizi, iyo wize imibare arithmetic niyo twese dutangiriraho mu wa mbere cyangwa mbere y'uwa mbere, ndetse kuko abana basigaye biga n'ikiburamwaka. Arithmetic igengwa n'ibimenyetso bine. Iyo umetirije guteranya no gukuba no gukuramo no kugabanya, amahurizo yose yabaguhaye arithmetic uba ushobora kuyakora, siko bimeze? Iyo ugeze muri algebra ukamenya formule nkeya, a plus b au carré égale a au carré a square plus 2ab plus b square, ngira ngo biza algebra murabyibuka ibyo bintu. Nanjye nubwo mperuka kubyiga haciye imyaka 50, ariko formule ndacyazibuka. Abize trigonometry, kuko jewe nakoze section la science, donc ubwo n'imibare, kandi imibare narayikundaga narayumvaga. Iyo wafataga formule 34 zo muri trigonometry zitangirwa n'iya mbere murazibuka, abize imibare, cosinus au carré plus sinus au carré égale 1, ukiga za tangente na za cotangente ukuntu bazibara. Twebwe twabyize mu Gifaransa, niyo mpamvu ngo mbibabwira mu Gifaransa. Iyo wabaguzizi mu mutwe trigonometry rwose wayijongaraga nkuko njye muri abacuranzi bacuranga inanga batarebaho. Na divine principles, iyo uzi principe enye gusa, ntabwo ari nyinshi, ahantu hose uzakora izi principe nuzimenya, guaranteed you will excel. Principe ya mbere rero ni iyi ngiye kubabwira, ni eshanu. Icya mbere, banza umenye your identity in Christ, kubanza ukamenya uwo uri we muri Kristo Yesu. Halo, muranyumva? Kumenya uwo uri we muri Kristo Yesu. Nuhagarara hano
tuvuge uri kuri kontwari muri boutique, ukabanza wamara gufungura iduka, wamara guhagarara inyuma ya kontwari, ukabwira umutima wawe n'ubwonko bwawe n'umubiri wawe, ukavuga ngo Antoine, uri umwana w'Imana. Aha hantu ugiye kuhahagarara nk'umwana w'Imana. Identite yawe ugahagarara muki muri identite yawe. Reka mbahe ingero ebyiri kuko muri urubyiruko zamfashije nkiri urubyiruko kubyitwaramo neza kandi nkaba mbirambyemo. Njyewe nkimara gukizwa nakijwe ndi umusore, ariko nkizwa nsoma Bibiliya. Noneho ntangira gufata role models batari abantu bo hanze. Buriya nushaka kugera kure ntugafate role models bo mureshya. Muranyumva neza? Nushaka kugera kure ntugafate role models b'abantu mureshya. Nushaka kugera kure ntukigereranye n'abusumba. Iryo ni ryo kosa abantu benshi bakora, bigereranya n'abo basumba. Iyo wigereranya n'abo usumba ntutera imbere. Ujye wigereranya n'abari hejuru, ubona hariya hejuru ukavuga uti kabisa umuntu uri hariya hejuru uri umuntu agera yate. Nutangira gutekereza gutyo, turaza kubibona, iyo ni yindi principe. Nutangira gutekereza gutyo, you will go very far, uzagera kuri. Ariko niwigereranya n'abo usumba uzaba complacent. Nk'ubu Rwanda muri Afurika, abanyarwanda benshi njya numva bavuga ngo ariko ngo mu Rwanda ngo kutumeze neza, nuko tuba twigereranya n'u Burundi. Twigeze kuva hano tugiye Bujumbura n'imodoka, dukrosinga boda. Mu Rwanda nta nyakatsi hari, dukrosinze boda abarizo zidusanganira. Uzajye muri Malawi, indege ijya kurandinga ku kibuga cya Lilongwe, ugasanganirwa n'amazu y'ibyatsi akikije ikibuga. Kwese aha hantu yego habaho inzu z'ibyatsi, ariko no muri konturu y'ikibuga cy'indege hari nyakatsi. Wavayo ukazuvuga ngo ariko uzi ko burya mu Rwanda tugeze kure. Noneho ukagenda, yewe nize California, ugiye muri Amerika, California niho hantu haba imibahanda ishobora kugutera complex. Aho waba uvuye hose ku isi haba imihanda, bashobora kugereka imihanda ikagera hariya hejuru y'iki gisenge cy'uru rusengero inyuranamo, kandi yose ifite diametre nako ifite ntuza larigeri y'imetero nka 26. Ukabona umuhanda ufite kuruwari 16 ugingiye, hirya yawo hari undi ufite kuruwari 16 zigingiye. Noneho wageramo ukavuga ngo wow, imihanda nk'iyi waho. Ariko twebwe iyo tunyuze kuri kariya gahanda ka Kacyiru, kamwe gaciye hasi kandi gaciye hejuru, turavuga kabisa ngo we are very far, ngo tugeze kure. Ariko wagera Los Angeles, wabona umuhanda uwurebera nk'aire hejuru y'igisenge, ukavuga ngo yewe ngo burya ngo twajyaga twibwira ngo twageze kure, ngo turacyafite urugendo. Nujya kwigereranya ntukigereranye n'abo usumba, kuko iyo wigereranya n'abo usumba uba complacent, utangira kudamarara. Iyo wigereranya n'abo usumba iteka ryose uradamarara. Ndaza kuba ingero. Rero jewe nkimara gukizwa natangiye gushaka abantu kandi batabivuyemo. Mu isezerano rya kera nakundaga Yosefu, ndaza kubereka indangagaciro uriya mwana yari afite zatumye rwose aba very attractive kuri jewe. Na Danieli ni abasore babiri bampaye inspiration ikomeye cyane mu mikorere y'akazi. Sibyo? Icyambere rero ugomba kumenya nicyo kintu cyo kumenya ngo ndi identite yawe. Danieli yagiye i Babuloni, agezeyo arahitegereza ngo agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni. Kubera iki? Kubera uwo yari we. Aravuga ati genda umwana wo mu bwoko bw'Imana,
ntabwo nziyandurisha ibiryo byaterekerejwe ibigirwamana. Identite yawe. Ikibazo tujya tugira rero buriya muri professionals, ntabwo abantu bazi iki kintu cyitwa identite yanjye nicyo kiguha icyo bita character. Icyo ndicyo mimbere character. Kuko muzitegereze muri no minsi ngira ngo tubaze n'iminsi tubona saga y'aba young professionals bagenda bahura n'ibibazo, sibyo? Muzafate YouTube mugende mukurikiremo murebe kubera iki character. Buriya character, identity, character iva muri identity yanjye. Avuga ngo jewe hari uwo ndiwe, hari ibyo ntakora, hari n'ibyo ntashobora gukora. Iyi icyo ngicyo utacyitayeho kirakumanura. Abantu ntabwo hari abicwa n'imikorere, ariko abantu benshi bicwa n'ibyo bari byo, bicwa na character. Rero if you are going to be young professionals, kandi ikintu kibabaje nuko character nta shuri riyigisha. Uko mwiza amashuri hari ahantu bigeze bakwigisha yuko nuba CEO ugomba kwitondera abagore niba uri umuhungu. Bavuga ati rero niba planninga kuba CEO, develop your character, ntuzakabakaba abagore. Hari isomo mwigeze mwiga ribabwira ko mutazakabakaba abagore, ariko Bibiliya irabikwigisha. Kuko burya icyo Bibiliya ikora i developing character. Hari ahantu mwigeze mwiga bababwira ngo niba ugiye kuba CEO uzitonde wirinde ibintu byitwa kwipompa. Ahubwo if anything iyo bakwigisha yuko ugomba kugira self confidence. Bibiliya ikakubwira ngo nugenda uzamuka mu ntera ujye utudoze two guca bugufi. Nubona baguhaye promotion ukaba directeur, ujye ugura agacupa ka humility, ujye ukamwa buri gitondo. Niba kuzamura bakakugira directeur general, noneho wongere ujye unywa akajerekani. Niba kuzamura bakakugira minister, ujye witwaza akagunguru ka humility. Kuko akenshi iyo character yo kwiyemera igenda izamukana na promotion. Hanyuma wagera ijoro ngo batari bavuze ko kanaka asigaye yarigize inkerabuheri, pull him down. Neza kwisanga. Kandi ujye witonda, umuntu umwe yabivuze neza aravuga ngo nubona urimo kuzamuka, ndaza kubigarukaho muri principe ya nyuma, ujye witondera burimo gucaho uzamuka, kuko uzabanyuraho umanuka bavuge ngo hawa. Character iryo ni ryo hame rya mbere. Niyo mpamvu kugira ngo biveho nze mbasigira umwanya wo kuza kubaza ibibazo. Hari igihe Samuel yagiye kwimika Dawidi, abona Aminadabu araje, umusore mwiza kabisa ufite ibigango. Aravuga ati for sure this is material for majesty. Kandi aramubwira ngo mushyire ku ruhande uwo namugaye. Bamuzanire Eliyabu, nawe ngo he was tall and handsome. Arati kamemo niba yanzuriya uyu ntiri bumwangi. Aramubwira ngo shyira ku ruhande nawe namugaye. Bazana Shama, handsome and tall, manitse shyira ku ruhande. Irangije musobanura iramubwira ngo mwebwe mureba kuri apparence exterior, mureba ku masura, je ndeba ku mutima, character. Hello, murabyumva? Noneho reka mbaho umwitozo, muze kugenda mujye kuri YouTube mureba abantu baba young professionals bari bamaze kuzamuka, bamanutse muri iyi minsi. Mwibaze iki kibazo ngo ariko yamanuwe niki? Icyo kibazo iteka ryose nubona umuntu amanutse, je mbona abasore bakora ibintu bya YouTube bajya mu bintu byo gusesengura, bagasesengura, ntabwo bajya binjira ngo barebe where did it go wrong.
kugira ngo bigire bite, kugira ngo iyo nzira Imana yahashyize red flag, iravuga ngo aha hantu hatabye mine ntimuzahanyure. Burya rero mine zikomeye zimanura abayobozi ziba muri character. So muri divine principles iyo mwayanditse, ihame rya mbere muzamure character yanyu niyo mushaka kuzagera kuri. Icya kabiri, kuko reka wenda manze mbaho ingero murebe muri character. Buriya Yosefu ni urugero rwiza rwa character. Yosefu yabaye kwa Potifari, aba kwa Potifari akora iki? Ari umuboyi. Mu buboyi bwe agakora akazi neza, biraza kuza muri principe ya kabiri. Potifari amuha promotion, sibyo? Iyo promotion Potifari yamuhaye yamuvanye mu gikoni muri annexe imuzana muri salo no mu byumba, kuko yamushinze kureba ibyo mu nzu byose. Kuko yinjiye mu nzu bituma nyirabuja amubona neza. Aravuga atari kuziko this boy is handsome kabisa. Najyaga nkibona kiri mu masafuriya kisize imbyiro, ariko nyuma yo gukaraba kabisa kikambara neza, his handsome. Ngo akajya nyuraho nyirabuja akamukurikiza ijisho, yanyuraho nyirabuja akamubukeye ngo atangira kujya mubwira atari rwose wanyemerera njya nkubona kabisa, nkumva umutima wanjye uteye indi habuze. Can we sleep? Twaryama. Noneho Yosefu aza kumubwira, nicyo kikwereka character. Aramubwira ngo Potifari yangiriye neza, ampiye promotion, sinshobora kumuhemukira. Icya kabiri, sinatinyuka gukora icyaha nk'iki mu maso y'Imana yanjye. Mu yandi magambo, ndi umuntu ufite Imana nubaha, sinshobora gukora ibintu nk'ibi. Character. Ngo nyirabuja abasha uransuzugura, unyumvira ubusa, unyumviye ubusa. Hari abantu bamwe muzazira ko mwumviye abantu bamwe ubusa. Hanyuma ishura cyaragisigarana. Potifari aje aravuga ati wa muhungu yashatse kumfata ku ngufu, kubita amajigo barayamena bamujyana muri gereza. Imana iramuvura, ariko Imana yo igomba kuba mu ijuru haravuze ngo nimuvuze ingoma, that boy has character. Ngiyewe ndahamya ntashidikanya, aba bahungu mwese mwicaye hano, benshi muri mwebwe iyo abari mwebwe mwari mu mwanya wa Yosefu muba mwararyana. Uzi uko isi kubwira ngo chance ngiyi ntabwo igize akabiri mu buzima. Hasha kabona nyokoje yagutombeye, arakubwira ko umutima wabaye amakara kubera wowe, hanyuma ukiratisha iyo chance. Ariko buryo Yosefu yemera akaryamana na nyirabuja, yari kuba umuboyi wo kwa Potifari until death. Ariko kubera ko yarafunzwe ajya muri gereza, bituma umugaragu uhagarara iruhande rwa Farawo amenya ko azi gusobanura inzozi. Farawo ikibazo kivutse, bati hari umusore twabanaga muri gereza asobanura inzozi nkaho ari we waziteje. Promotion ivuye muki? Muri character. Amen. Ndaza kubateranyiriza byose nimara kubaha izindi principe, ndagenda mbaha ingero zifatika. Icya kabiri, ugomba kudevelop divine principle, cyitwa ikintu dream big dreams. Dream big dreams. Hari igihe rero abantu bamwe kubera aho twavukiye kurota inzozi zagutse. Buriya benshi twavukiye hagati y'imisozi, imisozi ifunze, ukaba uzi ko horizon ingana naho ngaho. Inzozi ntoya umuntu akubwira ati kurota, atari kurumva ati umuntu adafite igishoro, aterega burya abantu barota inzozi nini n'abafite aho bavuka, ati wenda nka papa ari nka minister, wenda ari nka no. Big dreams ntabwo ziba dependent aho uvuka, ziba mu mutwe wawe. Kuko igituma abantu benshi, nigeze kuganira n'akana k'akamayibobo,
ariko nasanze abantu benshi batekereza nkako. Kera gikorera mu mujyi akana k'amayibo nagasanze ku muhanda batarashyiraho iyi system ya pay as you park. Noneho ndamubwira nti peti nkundindiriye imodoka ku icyo gihe twabwiragaza amayibo ngo ziturindire kugira ngo batatwibira za retroviseur. Nkundindiriye imodoka nimvayo ndaza kuguha cash. Akana karayirinda. Noneho mvuyeyo ndamubwira nti rero ati mpigikoroto cyanjye rero tagara ndamureba ni peti ndashaka kwagura inzozi zawe ntugasabe igikoroto ngiye kukwigisha uko umuntu asaba big money. Nubona umuntu w'umubosi nkanjye ujye wifata kunda, wifate kunda umubwire ngo boss kwinzara yanyishe cyo ijana ryari rikiri inote wampa inote y'ijana harigiri indazi nkanywa n'icyayi kugira ngo atagira ngo ndamubeshya nkora mu mufuka ko muha igikoroto muha inote. Ubwo icyo mukozeho naguye imbago z'imitekerereze ye, sibyo? Hanyuma ndigendera. Hacaho iminsi nsubira kwigisha ku nkuru nziza, niho twari twahuriye. Mbona kana karizanye kagomba ko kari kansportinze karavuga turiye n'uwa mugabo wampaye inspiration. Karazana ngo pastor, none ubwo ndi pastor ntabwo nkiri boss. Pastor kurindira imodoka ni rwose n'ubundi nari ndimo gushaka umuntu yindindira arayirinda. None mvuyeyo ndahagarara nyine ngiye kumuha mbona koze ya geste. Pastor kwinzara yanyishe kabisa wandebera inote y'ijana nkajya kurya irindazi nkanywa n'icyayi. Numva iyo mvugo haraho nyizi, iyo ntabwo nari namwibutse, numva haraho nyizi, ariko nshaka kumutizinga ngo numve ukuntu atekereza. Nawe se peti nkora muvuga gutya niko ko nta note y'ijana afite uwaguha igikoroto mfite inote nini. Arambwira ngo ariko nawe akora we mu mufuka. Arambwira ngo ariko buriya ngo niba ufitemo nk'igihumbi nakugarurira. Gakora mu mufuka kavanamo inote kare gafite kazifata gutya. Karambwira ngo kandi pastor ngo rega nkubwire ngo iri somo ngo rirakora ngo kandi no kutabyibuka neza ngo niwe wari inyigishije. Ndamwana ni peti ni kabisa ndi note yawe uranyemeje. Ariko noneho umuhirindi somo ndamubwira noneho ndabona uri umunyeshuri mwiza. Ubu se ko usaba ijana ko yarambwira ati hari igihe ntana bitatu, hari igihe ati somo ryarampahiye kabisa, ati hari igihe ntwara bitatu, ati hari n'umunsi nagejeje kuri bitanu. Kandi nari namwigishije ukuntu umuntu asaba. Nujya gusaba ujye ubanza witegereza ugiye gusaba, umurebe mu maso urebe niba afite umutima w'impuhwe. Nubona za nkumi zigenda zizunguza gutya ntizirya rwose ujye ubyitondamo. Ni nyinshi muri zo ntabwo zigeze zonsa abana, ishobora kugucaho rwose ntinagira iki kwihenga. Ujye ureba nka wa muntu w'umumama ugenda ukabona yaronkejwe abana, ariko ubanza urebe ko atavukanye stress, ataramukanye stress. Gwari ureba yaramukanye stress ukabibona na stress irimo gucumba. Ugiye nkunda gutera inzenya nuko ndamubwira noneho ubu noneho usigaye utahana ijana. Ubu se nungana nanjye uzaba ugisaba ijana ku muhanda. Ambwira ikintu numvise ikiri very important. Rero ngo nkubwire pastor ngo bene ibyo ngibyo ngo sinshobora gutinyuka kubikora, ngo nihaye gutekereza cyane mushobora gusaba. Kubera muri bene ubu buzima ngo yaye gutekereza cyane wasara. Hari abantu rero benshi batekereza batyo akabwira ngo giye sinshobora kurota cya inzozi zagutse ngo kubera homba. Oya, burya inzozi zagutse nizo zizakugeza kure. Jewe ungize umucuruzi wenda ngatangirira ku gataro, najya nicara nkabwana ariko aka gataro ndagacuruza kandi nkacuruze neza, ibyo biraza kuza muri value ikurikiyeho. Ngiye kugacuruza neza ariko ejo bundi nzaba mfite akabutike gatoya. Ahubwo ngatangira kureba akabutike gatoya ukageraho wabonye amafaranga angana iki, hagenda ngajya mu kabutike gatoya. Hacaho iminsi nawe nabuze ko buriya nshobora no kuzajya mu kibutike kinini, kuko naje kubona burya abantu benshi kibica. Reka mbaho urugero noneho ruri practical. Dreaming big dreams. Jewe nkirangiza kwiga nabaye umwarimu muri university. Noneho numva ubuzima kabisa buratemba buraje. Umwaka wa mbere nari umwarimu muri university,
uwo mwaka nari nabonye buruse yo kujya kwiga muri Amerika gukora PhD. Umwaka urangiye mbona ibaruwa iraje ivuye muri ministeri ngo kubera impamvu za leta ntukiri umwarimu muri university twakohereje muri segonderi, banyohereza kwigisha muri tronco mi Rulindo. Ndagenda njyayo ariko mbabaye, ariko ngezeyo ndakizwa, nibwo nasomye Bibiliya ndakizwa. Noneho maze gukizwa ndabona naguze ikintu, ngiye guchallenging iyi system. Ntaki banyohereje hano kugira ngo banyice mu mutwe, ariko ngiye kwanga gupfa. Number one, I'm going to dream big dreams. Icyambere mu ntego zanjye nari mfite no gukora PhD, navayo nkashaka umugore nkarongora. None ubwo PhD ipfuye reka njye kuri point 2. Ubundi nimba umugabo ni icyemezo ndavuga ngo nzarongora mfite inzi Kigali. Kandi ubundi nigisha muri tronco nkajya mbwira abari mu twakoranaga nigiyewe nzarongora mfite inzi Kigali, bakangura ngo wagiye uba hambo. Inzi Kigali wigisha hano Rulindo muri tronco uzayigurikiza? Aho nigiyewe narabibaze kuko naje hano Kigali ndabanza ndeba uko inzu zigura. Utuzu dutoya, icyumba kimwe na saro, ibyumba bibiri na saro, ibyumba bitatu na saro, ibyumba bitatu na saro na cuisine na toilette yo mu nzu, ibyumba bitatu na toilette na annexe yo hanze. Ndabanza nkora identification y'inzu nshaka, ndabona igiwe nzarongora minimum ifite inzu, ifite saro nini, ifite toilette yo mu nzu, ifite na cuisine na magasin, ifite na annexe. Ndabaza barambwira ati icyo gihe sari ziri nko mu 600 zabaga zubatse na rukarakara, ariko mwibuke icyo gihe dolari yavunjaga 50, utaza kwibwira ngo yari amafaranga make. Hanyuma 600 ndahembwa 25,000. Ndabona okay, ndamutse savinga 15,000. Kuko kuba mu cyaro nabyo bifite advantage. Hari igihe umuntu yibera ngo kuba mu cyaro ngo ni disadvantage, ariko kuba mu cyaro iyo ufite big dream bihinduka opportunity. Irulindo twabaga mu nzu 15,000 turi batatu, buri wese yakontribuwaga 5,500. Guhaha harimo n'umukozi tugakontribuwa ibindi 5. 15 byaradutungaga kuko ibiryo twabihahaga muri quartier. Noneho ndabibaza ikintu icyambere ngiye gukora, ngiye kureduiza ingendo. Nzajya nzigama 10,000 buri kwezi, 120 ku mwaka. Ndabara ni mu myaka 4 nimbona utundi tuntu, kuko icyo gihe nubwo bari bamvanye muri university ariko nari njya kuvisita. Nzajya njyayo mvisite, ayo nzajya mvisita muri university nta nubwo nzajya nyakoraho, nzajya nyaterura imbumbe bum kuri konti. Ubu rero mu ndeba ngira udukoryo twinshi, nzi no kwandika amakinamico. Umwaka wa mbere nanditse ikinamico ikubise umwanya wa mbere wampereje 50,000. Ndabwira n'inzu nayiguze byarangiye. Nkicara mvuga nti inzu yanjye ndimo ndayikozaho imitwe y'intoki. Ubwo ndetse nanihaye imyaka myinshi yo kurongora, ntangira kuyigabanya. Aho ni target yanjye ndabona ngiye kwigeraho mu gihe gitoya. Okay, tukate long story short, narongoye mfite inzu kandi ndi umwarimu. N'ubukwe bwanjye nabukoze nta mwenda mfashe. Abantu bakabuza ibya bindi bajya mu nama y'ubukwe ngo icyo gihe nta nubwo twakoraga bimwe musigaye mukora, abantu bitwerereza. Watangaga invitation y'abashaka kugutwerera bakagutwerera, nta nama z'ubukwe zo kurezinga amafaranga zabagaho. Ariko giye nagiye kurongora byose, giye rero ngira umutwe ugira imibare nk'iya Yuda. Yuda niwe basutse amavuta kuri Yesu ayawara mu mutwe, amenya idenariyo zari kuvamo n'icyo bari kuzikoresha. Narabibaze n'ubu kuko buzagenda ndabiteranya, n'umugore narongoye nawe aramfasha, tujya hamwe turabiteranya. N'inzu twayiguze dufatanije. Twari serious, ntimuri katubone tugenda dufatanya gatoki ngo mutwishimye. Twebwe twari duteye ubwo. Ariko byavuye muki nukora vision big dream, jya usubira inyuma ukore mathematics. Ngo mu kigo kimwe abanyeshuri 2 barize basohotse bajya gukora mu kigo, noneho umwe bamuha promotion
undi asigara aho ngaho arababara. Noneho ajya gusezera kuri directeur, aramubwira ati se ushejejwe n'iki? Aramubwira ati ngiye mbona hano ntabwo muri fair, kana kuriya twariganye amaze kubona promotion kabiri igiye nkicaye hondi. Directeur aramubwira ati uzi impamvu? Ngiye kubatuma, you will know why. Nurangiza usezere cyangwa ugume hano. Arabwira ati mugende mujye ku isoko munshakire watermelon. Watermelon murazizi? Wa wundi aragenda ajya ku isoko abaza uko watermelon zigura. Araza aravuga ati watermelon zigura amafaranga gutya. Wa wundi wabonye promotion araza aramubwira ati watermelon, hari watermelon z'ubwoko bwinshi. Ati nasanze udutoya tugura aya ngaya, nasanze zimaze iminsi ziba ziri kuri aya ngaya, ati kandi batubwiye ko iyi season watermelon ntiziboneka cyane ziragura aya ngaya, ko iyo season yahindutse watermelon zigura gutya, ati zimwe zituruka kuri zindi zituruka hafi. Mbese azafite detail y'uburyo watermelon ziboneka. Hanyuma bwira abandi ati babonye impamvu yabonye promotion. He's meticulous. Vision nta kimara iyo utayikonvatinzemo details. Benshi muri mwe muricara ukarota ngo uzagura inzu uzagira gute? Banzu bare ariko uzagura inzu hehe? Dore hano harimo abajye basenga bakamwe, jewe Imana yambwiye ko uzampa inzu, nkabwira genda ugura ikibanza. Iyi Imana igiye kukubakira inzu urabanza ukagura ikibanza. Wese wabuze n'amafaranga yo kwishyura inzu y'abandi urimo urarota yuko shape vision. So reka iyo ni principe y'Imana. Abantu bamwe rero bibwira ngo ibindi bwo kubigisha. Iyi ni principe y'Imana. Uzitegereza abantu bose. Aburahamu yagiye imbere y'Imana areba nk'inkoko, agenda areba hasi ngo ubuse Mana ngo urambwira ngo uzampa ngo umugisha, ngo uzampuhe mugisha se ngo kubona ngo Eleyazari w'Umudamasiko ari uzanzungura, ngo nta n'umwana wampaye, ngo nta n'iki. Mane ravuga aka kagabo gafite vision iri nero. Agenda areba hasi nk'inkoko, iramubwira ngo sohoka ujye hanze. Akajya hanze ngo ubura amaso urebe hejuru, ngo baraziriya nyenyeri zose. Wagure vision yawe umenye ngo Imana yaremye ziriya nyenyeri nirimo kukuvugisha. Haleluya. Burya vision yacu ntabwo iri dependent ku byo dufite, iba dependent kuri wa wundi dukorera nyirisi n'ijuru. Haleluya. Divine principle. Buri hari umuntu nkunda cyane muri Bibiliya, jewe nagiye nigira ku bantu benshi. Dawidi yagiye ku rugamba asanga Goliath ari Dodomba, aravuga ati ariko ko kiriya kigabo nshobora kugikubita akivanamo ikivugo, kandi yari umujeni w'imyaka 18. Bakuru be bamuca intege baramubwira ati wowe nta nubwo wigeze, nta n'icumu ufite. Ati mwebwe mwigumiraho n'undi nicyo cyatumye batabasukaho amavuta. Bari babizi ko nta vision mugira. Jewe nabonye vision, kiriya kigabo ngiye kucyuririraho nzamuke. Umuntu abigenza ate ngo abone ikibari cyo gukubita kiriya kigabo? Bati bakujyana ku mwami ukabimusobanurira. Umwami yaramubwira ati hano hari umwana wavunyishije ngo ushaka kujya kurwana na kiriya kigabo. Amukubise amaso ati peti, nahoze nibwira ngo n'umugabo nyamugabo naho ni wowe. Aravuga ati ariko uragiye ngira big vision, ati mfite Imana kandi niyo izabikora. And he did. Uzi cyavuyemo ngo bararimbye ngo Sauli yishe 1000, Dawidi yishe inzovu, kuko yarabirebaga ko ati ninkubita kiriya kigabo Abafilisitiya bose ndabambashyize ku murongo. Big vision, dream big, their dream. Hari umuvuga ubutumwa nkunda cyane, yari umunyamerika yitwaga A.A. Allen. Yajyaga avuga ngo think big, dream big. Wayaheraga kuri dream big, think big, pray big, and God will do big. Ikibazo rero tugira iyo turi abakozi dukora ahantu dutinya kurota. Ngo urumva ngo patroni uzarota. Oya, nawe rota, ariko nawe rota. Umuntu umwe twigeze kuganira ndabwira ngira inzozi z'u Rwanda rumeze gutya, ngo izo baduhaye se warazigaye? Ntoya, ntabwo nazigaye, ariko nanjye ngomba kugira izanjye nkazihuza na za zindi kabona uko nkora. Kuko hari abantu bicara bakavuga ngo patra za dreaming, we dreaming ibyawe ariko ninde wakubuje ku dreaming? Ninde wakubuje kurota? Ninde wakubuje gutekereza? Utekereza byagutse.
aho uri niho haba hatoya, Imana izakwagurira imipaka, ikubwira ngo agura imbago zawe. Muzitegereze iteka ryose Imana ivugana n'abantu bayo. Muze gusoma Yesaya 54 irabwira ngo agura imbago zawe, agura amahema, rambura imigozi yawe, ntugarukire hafi. Igituma abantu benshi batagera kure, bahora barota inzozi zingana naho bari. Ntukarota inzozi zingana naho uri, jya urota inzozi zagutse. Utinyuke uzirote, utinyuke uzisengereho, utinyuke uzitekereze, uzishyire mu bikorwa. Amen. Iyo ni principe ya kabiri. Principe ya gatatu nayo kandi muzasanga muri bari abantu bose nababwiye, yitwa excellence in everything. Excellence, gukora ibintu byose ukabikora neza. Umuntu umwe yabivuze neza, aravuga ngo niyo baguha akazi ko gukubura umuhanda, promotion uzayiheshwa nuko wawukubuye neza. Rero ikibazo kibaho, abantu bamwe hari n'igihe bashobora muri Amerika aho bajya babikora, bashobora kuba barimo kugutegura kuzaguha promotion, bakabanza bakaguha akazi kari munsi cyane yakuzakora. Bakurokirisa uje kuba directeur muri bank, bakabanza bakukira kuri gishe. Noneho waba uri umuswa utazi ibyo ari byo, ukajya wirirwa witotomba kuri gishe ukahakora nabi, na kakandi ntibakaguhe. Nigeze gusoma igitabo, hari umugabo yajyaga bikora, abantu bose ba employees bose bazaga iwe bari recruited kuri poste zo hejuru, akabanza kubaha poste zo hasi. Yigeze gufata umwe yaraje mu kazi amugira cleaner, aravuga ati ndagira ngo muri iyi minsi ujye umopinga hano muri za offices. Arambwira ngo ariko ntabwo aricyo nabereye recruited, ngo jewe ngo bambwiye ko nzaza kuba director. Aramubwira ati it's part of being a director. Director hano ni umopinga, ni mbese ni ukoropa. Ahita yirivorta aragenda. Agiye aramubwira ngo I was testing your character, ngo kubera ko kugira ngo ndebe ko ushobora kuzamuka, nashaka kureba niba ushobora gukoropa aho wakoropye, ukakoropa nk'umuntu ushobora kuba director. Excellence mu by'ukora, niba guha akazi gato ugakora neza ku buryo n'ubutanahari bazajya bibaza ngo ukana kagiye ngo hano hantu hasigaye hasa nabi kuko wakoropaga neza. Hari igihe ubona imikorere y'akazi, abantu benshi bashaka kuzamuka kandi bakora nabi aho bashyizwe. Murebe muri Bibiliya zanyu, burya ni principe y'Imana. Murebe mu Bakorinto ba mbere, ndi hafi kurangiza, Abakorinto ba mbere ibice 10 umurongo wa 31. Aravuga ngo namwe iyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi cyose, mujye mukorera byose guhimbaza Imana. Icyo waba ukora cyose ujye ugikora as a deployed agent of the kingdom, nk'umukozi w'Imana uri aho hantu. Reba noneho Paulo yahindukiye arabishimangira neza kurushaho mu Bakolosayi ibice 3, abwira abakozi, kuko buri abo bitaga imbata n'abakozi nkatwe twese. Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 22 arababwira ngo mbata mwumvire bashoboja bo mubiri muri byose, ntimukabakorere bakibareba gusa ngo muse n'abanezeza abantu, ahubwo mubakorere mutaryarya mu mitima yanyu mwubaha Imana. 23 ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima. Ibyo mugira mute mukora byose, do it diligently, wita kuri details, mubikore nk'abakorera shobuja mukuru badakorera abantu, sibyo? Icyo uzakora cyose ujye ugikora meticulously. Hari ikibazo njya mbona aha mu Rwanda, tugira abakozi bari mediocre. Umuntu akicara kuri computer, afite abantu baje mu kazi, arimo arakina amakarita,
ukamubwira ariko se ko hari serivisi nshaka, akikomereza. Hanyuma wazajya ku rusengero ugasanga aririmba muri korali. Umukobwa umwe yigeze kunsuzugura kera, ubu ngubu ndakuze abantu bamaze kumenya. Kiri umujene jewe nari mfite ukuntu ndi mamfu niyambariraga amashati ya kurute manche, uretse ko n'ubu ngubu y'inshobora y'amaboko magufi, pantaro z'amaburujini, kandi nyobora umuryango witwa hano hepfo. None rero umudirecteur umwe mu mujyi arampamagara ati ndenda kujya gutanga raporo, ati kandi ibi bintu ati nzi kubizi, ati ndagira ngo uzumfashe gukora concept yabyo. Mfashe imodoka ndagenda paritse, ninjiye mu biro, nari mfite ikintu cy'igifaride zira z'ibipapuro. Umukobwa arandeba ahera hasi, aramanuka arandeba ngo urashaka akazi? Ntoya, ndashaka directeur. Ariko ncecetse gutya ngo se ko atabonana. Nese umuntu abigenza ate ngo babonane? Ngo yango ntabwo abonana. Ariko genda ndashaka kumubona. Nanga kumubwira ko ari umpamagaye ko nashaka gutestinga imikorere. Hanyuma yageze ndamubwira nimbwira umuntu yashaka directeur abigenza gute? Ngo ngo ngaho andika agapapuro ngo ariko ntabwo akwakira. Agapapuro ka audience ndakuzuza arakamushyira, agira ibyago rero bikomeye cyane. Cyakora nizo Mana yagize. Barasohokana. Directeur asohoka araza aramwira ngo Antoine, nguzi yuko maze iminota 10 nkutegereje ukane no kubwe ko ngiye kujya mu nama. Ndeba umukobwa ndawe ni mademoiselle, ujye witondera uburyo utereta abantu. Twari igihe n'Imana izamanuka yambariye ishati, ariko sinabimubwiye. Naramubwiye natinze muri ambuteyage. Sinanamubwira ko ari yo muri ambuteyage yo mu biro bye. Nari mpamaze iminota 10 muri ambuteyage. Akazi kose uzakora ujye ugakora meticulously. Niba umuntu ashaka directeur ukabona yensista, byari byoroshye ko ambaza atari ko ukora iki, uramushakira iki. Ariko umubwira ntidufitanye appointment, arampamagaye nze muri. Ariko we yishyizemo yuko ubwo nambaye ishati ya kurute manche ngomba kuba ndi umushomeri uje gushaka akazi. Aransuzugura. Ntugasuzugura umuntu ko hari igihe uzasuzugura abantu bikagukoraho. Juba excellent mu kazi kawe. Ujye muri details ibi. Reka mbaye ingero ebyiri. Uzi Yosefu yagiye muri gereza ngo bamwitegereje babona ibyo yakoraga byose, ngo kuboko k'Uwiteka kwari kumwe nawe. No kwa Potifari niko byari, muri icyo gereza bavuga ngo he was diligent in everything he did. Amen. Nimusoma hariya kuri ba Daniel, nibo nabwiye nti mu mikorere y'akazi nibo banyigishije. Daniel mu gice cya 6 ngo umwami yitegereje uburyo Daniel akora akazi, ngo aravuga ngo ibyo yakoraga byose yabikoraga excellently and diligently, yabikoraga abyitayeho kandi bikabyara umusaruro mwiza. Ngo kugeza aho umwami yavugaga ngo uyu mugabo ngiye kujya mu biruhuko anyoborera iki gihugu gusa ajya mu report. Kandi mwabonye ko kenshi na Farawo niko yabwiye Yosefu, yaramubwiye ati endi y'impeta hejuru yawe nta wundi uzahaba, ni wowe nanjye. Ujye undi potinga aho hasigaye utegeke Egiputa. Kubera iki? Diligent. Uribuka igisubizo yahaye Farawo kikwereka umuntu wari watekereje. Yaramubwiye ati ubu ngubu bimaze kuguhanurira, hagiye gutera inzara izamara imyaka 7, ariko mbere y'iyo nzara hazaza uburumbuke bw'imyaka 7. Urumva biri quantifié. Arengera aramubwiye ati kandi strategy yo kugira ngo bye kuzamera bityo ni mugende muhenge Egiputa yose. Sinzi igihe yari yafashe ngo abare, cyakora n'umwuka bimubwiraga, nimurangiza mujye muhunika 1/5 cy'ibyo muzeza muri kino gihe cy'uburumbuke, bizatunga igihugu cyose muri iriya myaka 7. Haleluya. Farawo aravuga ati kabisa. Kandi wumva ikintu yavuze, yarahindukiye abwira bari bamukikije b'abayobozi, aravuga ati tuzakura hehe umuntu uri mu mwuka w'Imana nk'uyu nguyu ngo tumushingiye imirimo. Hari umuntu mwari mwumva abonye promotion kubera ko arimo yuzuye umwuka. Twebwe umwuka akora mu rusengero, ntabwo akora hariya hirya aho bajya inama. Ariko buri yereka mbabwira ikintu kimwe, kandi jye simbabwira kwirata. Iyo wuzuye umwuka ukajyana umwuka mu byo ukora, abantu bashobora kutamenya impamvu uri excellent mu byo ukora, ariko barabisensinga ko hari ikintu gitandukanye.
baravuga ati ariko uyu muntu he is different, biratandukanye cyane cyane iyo uri consistent muri excellence. Barabyumva bakavuga ati ariko ntabwo ari kimeza, ntabwo ari hazari, kamwe ari consistent. Hari abantu bakora ahantu aho yakoze hose wacayo ugasanga number one. Nibyo Bereshaza yavuze kuri Daniel ngo numvise wakuvuga. Haleluya. Kondaga ko muzarebe mu gice cya 5 ngo numvise wakuvuga ku mwuka mwiza aba muri wowe, character. Ngo kandi kugira ubwenge bwo guhangamura ibyananiranye byose. Iriya testimony umwami yatangiye Daniel twagombye natwe kuyishaka. Ngiye mu bintu bijya binezeza, ntabwo nageze kuri byinshi, ariko nibura aho nakoze ntabwo nigeze nsigayo agasamunyiga. Agasamunyiga nagasimba kanuka cyane. Aho nakoze hose rwose ndibuka nsezera muri yaye narabwe numva reka mbabwize ukuri, bakoze umunsi mukuru wo kunsezeraho, manika ikiganza narabwe ndagira ngo abakobwa mwese twakoranye kandi benshi twararanye amasengesho n'abandi ndagira ngo abakobwa n'abagore mwese twakoranye muze munshinje niba hari n'umwe nigeze nk'abakabo, ko that's a test of character, cyangwa nigeze mbwira amagambo y'amahumvu. By the way, hano muri church ninjya gusezera nzabikora. Uzaza akavuga ati Antoine rwose nigeze kuza muri biro yawe uranka abakabo, cyangwa umbwira amagambo yuko twaryamana, azashake proof. Abakontabure twakoranye yewe nabo twahaga amasoko, narabwe ni abakontabure n'abantu bose mwabonye amasoko, kandi najyaga nsigira amasoko manini agera muri za miliyoni 100. Hazagira umwe azanshinje yuko nigeze musaba amafaranga cyangwa nigeze ndeturuna amafaranga mu bintu twakoraga. If anything igiye bampaga mission nagombaga ku ayo asagutse nkayagaru, ntabwo nigeze mpimba impapuro ngo ndebe kwenda na oya. Gira ikintu cyitwa excellence mu byo ukora, karite kurikiraho honesty and integrity. Iyo ni yakane, honesty and integrity, ku buryo uba beyond. Kandi noneho honesty na integrity yawe icungwe n'Imana, kuko abantu bo ushobora kubabeshya tu. Reka mbaho urugero rumwe njye kuyanyuma kuko ndabona amaze gutwara umwanya munini. Muri 94 na 5 banki zari zitaratangira gukora neza, najyaga ingi Nairobi kuzana amadolari twakoreshaga mu kazi. Amadolari rimwe nkazana 50,000, ubundi nkazana 100,000, tukaza tukavunjisha hano. Nawe vunjaji ku muhanda, none umuvunjaji umwe, kuko nangaga ko abantu bazamenya ko tuba dufite amafaranga angana gutyo muri office itagira na coffre fort. Ntoranye umuvunjaji umwe akaba ari utuvunjira. Ukiharaza rambwe atari kugiye ubu pe uzana amafaranga angana gutyo ukampereza nkavunja ukaviramo, waretse tugakora deal njye musigiramo. Azasha numara kunsigiramo ntawe uzabimenya, kandi yari umurokore. Kandi ubwo amaze kumbwira babikorera arabwira ati ubona nkakanaka mukorera deal, nakanaka mukorera deal, nakanaka dufitanye deal, si umurokore se? Ntubuse nitubikora ntawe uzabimenya. Ati ndakurahiye ntawe nige nawe. Nawe uzi kubeshya, none se kumbwiye ko kanaka ubimukorera nakanaka ukabimukorera, so ejo nanjye uzanyongera kuri liste ujye wabwira uti Antoine ndabimukorera, so abona nawe nireka tunanemeranye noneho yuko nta utazabikora. Bose n'Imana turakorana deal ko yireba se ibyo dukoranira bibireba, ubwo se nayo turayibwira ihumirize. Ndabanegera mubwire yambwiye ijambo, turacyategereje uzasaza mbere y'undi. Yarambwiye ngo reka nkubwire ngo nukomeza gukora gutya ngo uzasaza udakize. Ndamubwira nti umunsi nakizwaga muri package y'agakiza kanjye hajemo no gukira. Nidusaza uriho nanjye ndiho, nibajya kunshyingura uzaba ari umubare w'abantu bazaza kwa tendinga funeral
nibwo uzamenya ko nashaje nkize cyangwa nyine. Kuko hari igihe abantu bibwira ngo uzakira urimo gutirisha. Uzi yuko utirisha ukajya wiyaranja ngo urabona uko ukira, rimwe na rimwe no kuzamuka kwawe. Ariko buriya ntabwo mujya musoma amateka ibiba birimo kuba ntacyo bibigisha. Hari igihe Satani agushuka ati reka twihutishe gukira, ukica integrity na honesty, ukarangirira wibwira ngo urarangirira ku gisenge kiriya nzu, ukarangirira hasi kuri pavement. Integrity and honesty. Amen. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abakolosayi akubwira ngo mujye mukorera abashoboja mudakorera ijisho, kuko iyo bahari mukora neza, abo badahari mukagavura. Icyanyuma, teamwork. Buriya muri values z'Imana, Imana iteka ryose ibwira abantu ngo niba mushaka kujya imbere, be a good team member. Muri ino si tugezemo, ubu mukozi wese uzashaka kujya imbere uzige gukorana n'abandi. Icyambere uvanemo cya kintu cyo kwifunga. Hari abantu bifunga ugasanga no gukorana nawe ni nko kugenda mu maho. Oya, be relaxed. Ugire team spirit. Mugenzi wawe naba naniwe umutabare, umufashe. Mugenzi wawe naba adashoboye umubere umugisha, umuzamure. Naba acitse intege umuhe encouragement. Ariko hari abantu bakorana n'abandi bakirirwa ahubwo bacukura imyobo ngo abandi bazayigwemo, bakirirwa batega imitego. Uwo ntushobora kujya kure muri principe z'Imana. Ibyo bintu bitanu ni mu bidevelop, guaranteed muzagera kure. Number 1, know who you are, identity yawe, character. Twe turi abana b'Imana mu isi y'umwijima, turi umucyo, turi n'umunyu, tumurika nk'amatabaza, sibyo? Number 2, vision. Ariko twe ntitugendera kuri vision, tugendera kuri revelation. Aho uzajya hose, dream big dreams for that place. Niyo batanagwa n'umwanya ngo by'implementing, nurota inzozi nini, iteka ryose nibura niyo batagukunda bazemera ko wari ufite inzozi nini. Kandi ubwo Imana yahagushyize harotera, bizatuma ukora neza. Icya gatatu, excellence. Icyo ukoze cyose niba guha gukoropa, ujye ukoropa ku buryo bamenye ko hakoropwe n'umuntu wubaha Imana. Icya kane, integrity and honesty. Ntuzigere ukabakaba amafaranga atari ayawe, ntuzigere ukabakaba umugore utari uwawe, ntuzigere wifuza iby'abandi. Jya urya akagabuye, urya ibihiye. Icya gatanu, teamwork. Kumenya gukorana n'abandi. Imana ibahe umugisha.